ibyo rero aba ari trauma kwiburira icyizere cy'ejo hazaza aba yaragize trauma nyine yo kumva ko rero ubwo ni ubukene bwa trauma ariko noneho n'aba bantu dukora icyo bita vice versa abakire badasinzira sasa rero nabo tubagarukeho. yes tubahaye ikaze kuri Ama-G The Black official. uyu munsi ndabona Ama-G The Black yiteretse. Ama-G yes ndagusuhuje cyane. ndakwikirije umeze ute? meze neza ndabona haramutse ikirere kimeze neza. haramutse ikirere kimeze neza. ikindi nakubwira ngo tujye tubanza twamamaze. rega ahanini nibyo bidutunze. mvugira ngo B1 Gin rero B1 Gin ku isi hose. mvugira ngo Rujama Phones Shop. Rujama Phones Shop. mvugira ngo Mango 4G. Mango 4G. mvugira ngo ubuto bwa hatari cyangwa se bwiza cyane. ubuto bwiza cyane ni zahabu. ubwo ngubwo ako nari nibikiye kavuge. ako wari wibikiye ni Livestock Bank, ahantu ushobora gukura inkoko nziza cyane. aho rero niho hantu ruzingiye. aho ngaho buriya barakubwira ngo iby'imbere bizasubizwa inyuma, bizagenda inyuma. iby'inyuma bizagenda ngo umuntu wagezeyo. nimba ushaka korora inkoko nakurangira ku ruganda mbere brand ambassador Livestock Bank, ubundi ukagenda bakaguha imishwi. nimba ushaka kuba ufite inkoko ucuruza zatunganyijwe z'inyama, ku bantu by'umwihariko bafite amahoteli, amaresitora, ibintu nk'ibyo ngibyo. ikindi dukora icyo bita delivery no ku mishwi delivery. yego bimeze biteze. bimeze neza. ahubwo tukira ku nkoko, hari abantu bari babashije mu makomenti kiriya kiganiro duherutse gukora ati ese ko mwatwetse inkoko zikuze ni uku bazitanga zingana cyangwa hari iziba ziri munsi yaho? twebwe dutanga inkoko guhera ku mushwi ufite umunsi umwe. umunsi umwe abantu urayibona. kandi ikindi kintu nababwira bantu badukurikiye, mujye mukora icyo bita urugendo shuri. urugendo shuri ruba rukenewe cyane. kuko baranakwigisha bakakubwira ukuntu ugomba kubikora do A a Z. abantu mukeneye izo nkoko rero, yaba izo korora, yaba inkoko zo kubaga, yaba izibaze, mwahamagara nimero 0782 0782 92 72 75. ibisobanuro byose wifuza niho wabisanga. ariko nabonye kirimo kirakora akazi. abantu bose ati dukeneye korora. korora ni ibintu bizima, kuko korora utoroye se ibintu byose bibaho mu buzima. korora ni ibintu bya danje. ariko nanjye ntakubeshye, mu buzima nibwo nari mbonye inkoko zingana kuriya. kandi noneho narababwiye ngo inkoko ziracuruzwa bisanzwe. inkoko zitanga ifumbire, inkoko zitanga amagi, inkoko zitanga inyama. ni ryari uzabura isoko ry'ibyo bintu? uzi ko inkoko nazigezemo nkikubita hasi. ubundi twebwe tuba warabibonye? wabonye inkoko narazibonye. inkoko habe inzima, habe izitunganyije, wivuga izibaze, habe n'iziri guturagwa, byose warabibonye ngira ngo. dore imishwi. abantu mukeneye inkoko nk'abantu. uyu munsi rero byanteye kuganira ku kintu cyitwa, natekereje ubukene ni iki? ubukene se ni iki? ubukene ni ubukene, turakigendanamo neza. ubukene ni ubukene. wavuga ngo ubukene ni iki? ni ubukene. njya numva bavuga ngo ubukene bwo ku mutima.
hari abantu burya ubukire bwa mbere buba no ku mutima. yes Umbajije ati ubukire bwa mbere bwo ku mutima ni iki? Kuba Ntabwo ujya wumva wishimye. ikintu cyitwa ngo kwikura mu bukene, kwivana mu bukene. So ubukene rero nasanze ni imyumvire yanjye, kandi ntabwo ari ukuvuga ko n'abandi bantu bashobora kuba bafite iyabo. Yego. Ubukene ntekereza ko ari ikintu umuntu yishyiramo kikamubaho karande, akacyakira, akiburira icyizere cy'uko ubwo bukene bushobora kumuvaho. Ariko burya ubukene bubi n'ubwo ku mutima. Naho bihera nyine. Iyo ukennye ku mutima udashaka no kureba gukora bya bindi navuze haruguru, urugendo shuri, ukamenya bigenda bite, ukumva ko ngo wakennye, ukigunga njye ndakennye. Ariko amaji bikugiraho ingaruka zo kuba umukene wa nyawe wabigize umwuga. Ariko ureka nkubwiraho, hari nk'umuntu uba utunze ibintu by'amamodoka, ibintu byinshi, ariko ku mutima we nta mahoro afite mu buzima bwe, nta byishimo. Ntabwo ari umukire nyine. Hari ubukene buri ku mutima, hari noneho ubukene bubaho mu mibereho ya muntu mu buzima busanzwe, ubuzima bwa buri munsi. Buriya hari akantu umunyarwanda yavuze, undi bakita ubutindi. Aho umukene hari ukugerageza bikanga pe mu buzima bwa buri munsi. Warangiza hari ugukena kwa kundi ugerageza bikanga, ugahinga, ukarumbya, ukorora, ntibyemere, ugahita ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndi umukene, byaranze. Yego, uwo ni wa mukene ufite, uwo ni wa mukene ukennye mu buzima busanzwe, nyine busanzwe, warihebye, bw'imibereho, nyine wariyakiriye, ariko ntabwo ushaka kwegera abo byemeye ngo wenda bakugira inama. Uwo ni umukene amaji ukiri aho. Yego, buretse uwo ni umukene wabyishyizemo. navuga noneho ugasanga n'uwo mukene umwanzuro yafashe ni ukubyara abana benshi ngo wenda hazavamo abantu bazamukiza. Ibyo ngibyo ngaho wavuga. Hari ikintu tutemeranyaho. Hari abantu uravuze ngo ntabe yakegera abagezeyo, sibyo? Hari abantu badashobora kwemera ko uwo muntu abageramo bitewe n'urwego bariho. Ni gute ushobora kumbwira ko guhingira isambu ntinkwegere? Amaji ushobora guhingira umuntu ukamuhingira, ariko twahuye n'amaso. No, mutahuye, we agakora icyo bita communication, agashaka umuntu akamubwira ati nshakira umuntu uhinga hariya, noneho n'umufungo akaba ari wawucisha badahuye, akavuga ati njye ntago. Ibyo ndabyumva, ariko si we Mana. Yego si we Mana, nyine aho waruvuze nyine. Ikintu nabonye, hari ikintu cyitwa, hari abantu bakena kubera kugaya akazi. Yego, ibyo urabyemera? Ibyo byo ndabyemera. Hari abantu bakena babyiteye. Ari bo ngabo basuzugura akazi. Yego. Hari abantu bakena kubwo nyine mu mutwe yarabishyizemo ko ari umukene. Sinza ku kantu nimba uri kukumva. We yaravuze ngo ndakennye, ndiyakiriye. Ibyo rero aba ari trauma. Kwiburira icyizere cy'ejo hazaza. Aba yaragize trauma nyine yo kumva ko. Rero ubwo ni ubukene bwa trauma. Ariko noneho n'aba bantu dukora icyo bita vice versa. Abakire badasinzira sasa rero nabo tubagarukeho. Mbere yo gusinzira babakire bantu bagezeho banga kuvugana na babandi bakiri hasi. Abo ni abatindi bo ku mitima. Abatindi. Yego. Sinaguhingiye. Wampingiye. Si byarangiye, se wamaye n'amafaranga, ariko ntabwo uri gusinzira. Yego. Think about that.
ibyo nabyo tugomba kubitekerezaho, ariko wibuke hari na wa mukire ushobora kuza guhingira ahubwo akanagufasha mu gahingana. noneho hari n'umukire wajya guhingira akakurya n'utwo wari wifitiye kandi mumuzi nk'umukire. Uwo ni umuhanya rero, nta nubwo akiri umutindi. Ntabwo ari ugutukana, uwo noneho ni umuhanya. So rero ikintu navuga, mu gihe tugihumeka twese turi abakire. Yego, ariko uwo muntu we rwose tumugarukeho. Ni ukuri uwo muntu tumugarukeho, uwo muntu aba ari umuhanya. Umuntu ugiye gukorera afite ibye arenzeho akurya n'utwawe. Ikibazo cya danje, wowe abana bawe bari kujya kwiga hanze mu biki n'ibiki, umumama ari kuza kuguhingira mu murima ahetse umwana, ujya ubabona bafite n'umutaka mu murima wawe. Hari n'igihe aba adafite umutaka, ubwo yagira amahirwe hakaba harimo urutoki agakuraho ikoma, nta telefone afite ngo aguhamagare, akaba ari ryo atwikiriza umwana. gusa urambwira iki? Urumva ubwo bukire warangiza ngo yakwangirije insina uramukata. Uri kumva ako kantu? Akaburara kandi abona mu rutoki rwawe harimo n'igitoki, akagira icyubahiro cyo kuvuga ati bosi simukurire n'igitoki. Wari umuntu akagiwe ashonje, yarangiza agafata ibiryo akabimena ngo afite ingurube nizo ziri burya ibyo biryo. Icyo rero nicyo nabivugaga cyitwa ubukene. Ni ubuhanya. Ubukene butandukanye no uri umuhanya. Nyine nje icyo nashatse ko tuganiraho uyu munsi, mutekereze ku bantu, ubukene mu buhindure, mu butekerezeho. Ubukene mu bantu ubukene mu bantu ntabwo ari ubukene bwo mu mufuka. Hari abafite ubukene bwo ku mutima. Yego, akaba akennye ku mutima kandi afite ibifaranga byinshi ariko menshi pe. Ariko uzi kugura igitanda cyiza ariko ntugure ibitotsi. Ibyo ni ikibazo nyine. Uzi ko abantu benshi mu ngo zo hirya no hino batabanye neza kandi nta kintu babuze. Yego, ariko ugasanga umunyonzi yibanira n'umukorodoniye we babanye neza. So icyo kintu rero cyitwa ubukene, ubundi twagakwiye gukemura ikibazo cya mbere cy'ubukene bwo mu mitima. Ubundi kuba buriya narabibonye, aho kugira ngo nkire mu mufuka mu ishakoshi. Yewe dusigaye twambara imyenda y'imifuka. Aho kugira ngo nkire mu mufuka ariko ku mutima ndi ikigunda, nakibera aho ndi umukene, aho kugira ngo nkire mu muhanya. Ni wowe mukire nyine ufite amafaranga. Muri iyo panaro muvuze musigaye mwambara uwo mufuka, navuze umufuka mu mufuka. Yego, ashobora kuba ataryama. Yego, ashobora kuba ahozwa ku nkeke. Ariko wowe wiviriye mu murima ukaza ukaryama ugasinza, ukarota, ukicura, ukihindukiza, ugakora feri. Ariko ibyo nyine nibyo navuze, abantu twebwe tuzabona ko ukize. Uzi ko umukire ari umuntu ufite amamodoka, ibipangu. Yego, bizatugaragarira ko ukize, ariko wowe mo indani mu mutima wawe ukennye. Bya bintu byose nta kintu bimaze. Noneho ushobora no gusanga biba bitanamuhagije. Uzi ko hari igihe ababona bya bintu nta kintu bimumariye, ashaka ibindi bintu birenzeho. Uzarebe ambutiyaje zo mu mihanda buri mu gitondo ziba zikora iki? Baba babyutse bagiye gushaka ibiceri. Ariko umuntu w'umumotari akabanyuraho yigendera gake gake. So rero ubukire bwa mbere ni mu mutima. Yego, ni mu mutima. Ariko nk'abantu biratana ubutunzi, baziratane na rusororo. Kuko njyewe nta muntu n'umwe waza nkanga ngo ambwira ngo njye ngo ndarenze. Urarenze, ariko anytime ahantu tuzahurira. Wivuga irusororo amaji. Habaho. Uzi noneho uzi kubona umuntu yiratana ibintu, yagwa mu nzira akuye na hoho, ugasanga abuze n'abantu, n'umuryango we ntuje kumutwara, bati wapi. Oya, kwiyemera byo mubireke, mubyihorere.
icya mbere ni ku mutima. njyeho namenyeye ko n'ubundi twaje nta kintu dufite tuzagenda nta kintu tujyanye. njyewe naje gusanga ubukire bwo mu mutima aribwo bwa mbere, kuko ubwo bukire bwo mu mutima ni nabwo buzatuyobora ahandi. uvuka wowe wigeze uvukana n'agapampa kare? nanavutse nambaye ubusa, buriya ninapfa nzapfa. imboga mumenye. niyo mpamvu navutse ndira, narasebye. warasebye nyine, menye ko ahubwo ikintu byari no gukontorora igisebo, noneho ubu ngubu uri kugenda ugeramo. yego nyine niyo mpamvu naje gusanga ubutunzi bwa mbere ari ubukire bwo ku mutima. niyo mpamvu nakubwiye ngo nta muntu ushobora kunkanga, nzi ko twese twageze ku isi. yagukangisha iki se? ni cya gitaka nshobora n'ubundi kukubaha yego, ni ukugisubiramo. ariko kunkanga byo. ariko amaji ngiye umuntu buriya niwe wiyubahisha. nimba unyubashye nanjye ndakubaha bitewe n'ukuntu unyigaragaje. yego ariko nuza wanyigizeho umuntu wa danje ntago nta nakubaha. muntu wa danje uhari. nyine hari ukuntu abantu bita ngo ni abadanje kandi abantu ni nyine ibyo bajya ubusa. babikora ku bakanda nzugi bandi. njyewe kuri njyewe uzabimenya. hari akantu wavuze ngo nimba ukijya kuri tuwarete twese tujya kwihagarika tukikora mu kibuno ntago waza unkanga. uyu ntago wankanga kabisa. ako kantu buriya ni nimba sawa cyane. usonza nanjye nkaba nsonza. mani ibintu byo kwiyemera ni ibintu by'ubufu. byaba bibaye. biba bibaye, kandi ikindi cya mbere ni uko twavutse, ahubwo dushaka ukuntu dukontorora buno buzima tubayemo, dukore ntitwandavure, tubeho neza. niyo mpamvu nakubwiraga ngo uri kumbona mu bworozi, ukambona mu buhinzi, ukambona mu buhanzi, ukambona mu kwamamaza, ariko ibyo byose ni ukugira ngo umuntu atazandavura. yego hahandi nyine n'ubundi umuntu yarasebye, yasebye akivuka. nta kindi gisebo buriya, nta n'ikindi gisebo umuntu cyababaza umuntu. uriyo avutse aba wasebye. none hari akandi kantu uzi ko batagushyiramo n'imiyaga bagukubita. niyo mpamvu usiturira. baranagukubita iyo wanze kurira. hari ukuntu nyine ugaragaza ko igisebo wakirengagije bakagukubita, bakakunyuzamo utuntu tw'udushyi hato na hato kugira ngo aba ari duto. ikintu cya mbere ku isi, nitutabana neza, nitutareka ibi bintu ndi kubona muri iyi minsi byo gusebanya, nitutabana mu buzima nyine bwo kumva ko twese turi abantu tugomba kubaho kandi tugakora kimuntu, tuzaseba nabi cyane. ahubwo bizaturangiriraho nabi, kuko gusebaho n'ubundi ni handi twabivuze mbere. umuntu aseba akivuka, ukajya kumva umuntu arahura ngo ndaje ngo usebye, kandi ntazi ko umuntu aseba. ufite amajwi, ufite amashusho yawe ngo ndagushyira, ngo wambaye ubusa urabuvukana wowe. kiza amashusho yawe hanze uri kuvuka, wambwiriye nta kintu yazavuga. undi isura nyiyemeraho gute? wowe ntabwo ujya muri dushe, ntabwo woga wambaye imyenda, ariko wirinda uvuga dushe. ubusa uza abantu babubona. tubyorere abantu bo kuri Ama-G The Black Official, turabakunda. mukomeze mukore subscribe, mukore share, mutange na comment namwe ukuntu mubyumva. ugira ngo se muri comment hajya haburamo babana? abone babatindi nyine babahanye. abandi babahanye nyine ku mitima yabo biba byarabajabutse. so rero icyo nababwira, ibiganiro byacu nakagaruka nk'abantu ariko ibyo tuvuze murabyumvisha. subiramo nimero z'abantu bashaka kujya kurangura inkoko. abantu bashaka kujya kurangura inkoko, umushwi w'umunsi umwe cyangwa se inkoko. yego ubusobanuro bwose wakenera, nimero ni 0782. yego 0782 92 92 72 75 0782 92 72 75. ukitangirira umushinga. yego hari abashoramari baba bakeneye gukora umushinga munini, barafasha amafaranga bakayashyira kuri banki bakayabika, igihe kirageze washoramo kandi none akagenda yiyongera.
hari n'abantu benshi baba bafite amafaranga bakabura ikintu bayakoresha nyine aho hantu baragufasha. ni uruganda ruri seriye, live stock bank ruri seriye, ariko iyo mvuze seriye wumve nimba tuvuga ngo dushobora guturagisha inkoko miliyoni mu minsi 18, nawe uhita wumva ukuntu bimeze. hanyuma ya minsi 18 mbaza ngo bigenda bite? ufata uwo mushwi wawe mu minsi 45 ukaba watangiye gushira, ukaba washyize we bari kuzirwanya. urugendo shuri, mukore ikintu cyitwa urugendo shuri, ni hano Kayonza. izo nimero nuzihamagara byose uzabimenya. ariko guys mbibutsa ko icyo kunywa cya mbere ari B1 Gin ku isose, internet yihuse, Mango 4G, amavuta meza cyane, ni zahabu. Yego, kora subscribe kuri Ama-G The Black Official, share, comment. Ibiganiro byacu nakagaruka.